Albert Munyabugingo nkaba watangije ndetse nkaba nyobora ikigo cy'ubucuruzi kuri internet cyitwa Vuba Vuba nkuko wari bisobanuye. Icyo muri Vuba Vuba dukora duhuza umuguzi n'umucuruzi, cyane cyane twatangiye duhuza restaurant n'ibiryo zikora ibiryo ndetse n'abashaka gutumiza amafunguro, bitewe nuko abantu bagenda babikenera kugura ibintu byose kuri internet. Tugenda twongeraho ibindi, kuguhahira mu isoko, kujya muri supermarket, kukuzanira telefone waba ukeneye ndetse ikintu cyose wakenera uri mu rugo cyangwa ku kazi wawe, tukabikorereza ukabyodaringa kuri internet tukanabikugezaho aho uherereye. Mwibarura riheruka abanyarwanda kuri barenga miliyoni 13, ariko wenda tugiye mu myaka y'abakuze n'iki bigenda bigabanuka, ariko urebye mu myaka 10 ishize cyangwa 15 ibi bintu nta byabagaho na gatoya mu Rwanda. No kuvuga ni service itangiye mu gihe kitarenze imyaka 10 kuri ubu ngubu, tukagenda tuzamo turi benshi tukubwira abantu uburyo bagomba kwitabira, hakazamo none n'ibikorwa remezo bya leta y'u Rwanda. Ku ruhande rwacu nka Vuba Vuba navuga yuko kuri ubu dutangira ibintu bitaba ahantu henshi kubona service nk'iyi iva mu murwa mukuru w'igihugu ikajya ahandi. Nkuko kuva dutangira turi muri Kigali, Musanze na Rubavu ndetse n'ahandi tuzakomereza, Rusizi, Nyagatare ndetse n'ahandi. Navuga yuko kugira ngo tujye aho ngaho nuko abanyarwanda bamaze kumva yuko iyo umuntu agufashije gusevinga umwanya wawe, kudakoresha umwanya ugenda ahantu hatandukanye, ahubwo umuntu wizeye utuma. Kuko impamvu rimwe na rimwe udatuma umuntu no kubura umuntu wizeye, ariko baje kubona umuntu wizeye utuma, abanyarwanda turabyumva cyane ndetse n'abandi batugana mu Rwanda. Ngira ngo nibyatangiye mu bindi bihugu, ariko noneho natwe tukagenda tubyumva ko kuri ubu niba abantu barenga 1000 badutuma buri munsi ndetse n'abandi bakagenda biyongeraho, nuko ari ikintu tugenda twumva umunsi ku munsi. Ari naho ngaruka gushima leta y'u Rwanda kuri ibikorwa remezo baduha, kuko hatari internet, hatari smartphone ziguritse ndetse n'ibigo by'ubucuruzi biragora gukoresha internet, kuko yaba twe ducuruza ntituyibona, yaba nugura ntayibona. Maze cyane bimwe mu byo dukora harimo kwamamaza, niho hambere haza, ariko none ikindi twebwe dushyiramo imbaraga cyane no gukora ku buryo umuntu ushaka kwamamaza aho umuntu ikintu ariko yagikoresha akabona nta mpamvu ntabwo agikeneye. So cyo dukora no gushyiramo imbaraga muri service tugeza ku bantu. Niba wari buve Musanze mu mujyi uri mu Kinigi hari ikintu ukeneye, umwanya wo kuva Musanze mu mujyi ujya mu Kinigi niba byari gutwara iminota 30, dukora ku buryo ibyo turi buze kuguha biza kuba biri no munsi ya cyagiye wari gutwara, ku buryo mu by'ukuri uza kubona impamvu yabyo. Niho nawe ubwira mugenzi wawe uti bya bintu koko birakora. Nubwo bamamaza dufitemo ibyapa ahantu hatandukanye mu mujyi wa Musanze na Rubavu ndetse n'ahandi tuzajya dukora n'abafatanyabikorwa bandi bamamaza, ariko noneho icy'ingenzi dukwiye kumva yaba twebwe n'abandi bakora nk'ibyacu, nuko imbaraga ushyira muri service w'umuntu bigomba kuza byunganira kwamamaza. Iyo wamamaje ibyo uvuga gukora ntubikora uko nguko, nanone umuntu afite uburenganzira bwo gukoresha cyangwa kutagukoresha. Ni bimwe mu byo twongeramo imbaraga cyane z'ibyo dukora, kugira ngo umuntu abone ko impamvu yabyo. Musanze na Rubavu ndetse n'ahandi navuze turimo turategura mu bindi bice by'u Rwanda, harimo Rusizi, harimo Huye, harimo Nyagatare n'ahandi hazagenda haza. Twitegura yuko ubucuruzi bwo kuri internet buje koroshya ibyo musanzwe mukora mu buzima bwa buri munsi. Usanzwe uhaha, usanzwe ujya mu isoko, usanzwe ujya muri restaurant ndetse n'ahandi. Twebwe icyo tuje no gukorohereza ukabikora kuri internet iyo uyifite, kuko leta y'u Rwanda yarayidufashe tugeraho twese. Turagufasha gusevinga umwanya ndetse n'amafaranga mu by'ukuri, kuko twebwe uburyo dukoreye utumije ikintu tukikuzanira ku mafaranga wari bukigureho, noneho tukarenzaho ay'ubwikorezi, kandi n'ubundi wari buyakoreshe ujya aho ngaho rimwe akaba ari no munsi yayo wari butange ujya aho hantu muri rusange. Abantu batarakoresha service yacu nabasaba tugane bamwe muri benshi badukoresha. Kuri ubu ngubu barenze 40,000 by'abatura Rwanda badukoresha, kandi hano icyo navuga biroroshye. Ufite smartphone wese, usaba kuba ufite smartphone kuri ubu ngubu, ujya usanzwe gukora application zindi ukandikamo Vuba Vuba, bakaguha application ukayishyira muri telefone yawe, ukatubwira aho uherereye. Rwose ibiciro uri buze kubona ahandi nibyo nanone uri buze kubona. Ikindi nuko turizewe, n'undi muntu wese ukorera mu Rwanda ufite ibyangombwa by'ukomera ukora iyo business, turizewe. Nutwishyura turakugezaho icyo wasabye, haramutse habaye imbogamizi yari yo yose, icyo twita refund, amafaranga kuyasubizwa cyangwa guhindurirwa ikintu wahawe, ni ibintu byihuta. No kuri app birasobanutse, mu gihe kitaneze amasaha 20 n'ikibazo wari wagize turagikemura. Ariko ntabwo tugambire ko abantu bagira ibibazo, kuko deja n'ubu ngubu dukora nta bihari. Icyo wadusabye nicyo tukugezaho kandi tukikugezaho mu gihe.